Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Umutima wimenyaho uwawo mubabaro. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Umutima wabaye wa nyirukubabara, nimvuga ngo urabyimenyera ntimugire ngo nugukabye. Nubwo umuhoza yaza araguhoza, ariko n'ubundi birazwi ko hakize igisebe hasigara inkovu. Dukurikira umukino. Theo, ndakumva. wakoze kumfasha gutanga impapuro z'ubutumire kandi wakoze kumenekera ukambwira umubabaro wuzuye umutima wawe. Nawe wakoze kuntega amatwi no kumperekeza kugera hano. Yego, ubaye umuntu wa kabiri mbibwiye nyuma y'umukozi wawe Sadamu. biratangaje ukuntu umuntu amarana igihe umubabaro ungana utyo agakora akazi neza kandi akagatunganya. Akazi kanjye niko nahaye ubuzima bwanjye. Ngakoze nabi rero uyu mukobwa mwiza yangaye. None se koko ubu iki cyumba cyuzuye amafoto akugarura ku byabaye ubigenza ute? Ko mbona ari ngiye byatuma nsara. Sinshaka kuzisanga nibagiwe umukobwa nakunze from. Oh. Niyo mpamvu iki cyumba kirimo amafoto nagiye mufotora mu bihe bitandukanye. Ayo twifotoje turi kumwe mu gihe yari akimeze neza. Ayo twifotoraga uko twahuraga kuko nakundaga kumufotora kandi nawe akabinkundira. Oh. Hakaza nayo rero namufoto yarwaye. Buri munsi naramufotoraga. Ndabibona disi. Buri foto wayanditseho itariki yafotorewe. Dore disi mbabaje cyane n'iyi mpeta Theo. Ndebera do. Ubu se koko ibitekerezaho cyane Fro. Ahubwo ndanakosheje kuba nkweretse ibintu nk'ibi ngibi wifitiye ubukwe. Ariko ho muri ubukwe bwawe buzagenda neza. Abantu bose rwose sabanye byago nkanjye. Ndabyumva. Nukuri sinzi impamvu numva inkuru yawe nteye agahinda kenshi Theo. Ndumva naho gufata nkaguhobera, nkagukomeza. Washaka ukarira kuko ushobora kuba utaranabonye ukuririra. Urakoze Fro. Ibyo uvuze rwose ntabyifuzaga. Theo, simfite amagambo yo kuguhoza ayo marira. Simfite umuntu nagwa ngo asimbure uw'ingabire wawe wakundaga. Sibyo? Ndakumva. Simfite icyo naguha ngo cyomore igikomere kiri mu mutima wawe wababajwe no kubura uwo wakundaga n'umutima wawe wose. Nihoze uburyo mwari mubanye, amagambo meza yakubwiraga, ese ko wambwiye yagusekeraga, mbese birakugoye cyane kuko kumwibutsa urababara cyane, rimwe na rimwe ukumva wakwiyambura ubuzima. Sibyo? Ariko ibuka ko wowe uriho ubabaye ariko uriho. Ubereyeho abandi benshi ufasha batari kubona ubwo bufasha iyo uza kuba utariho. Fro. Karame. Ndabizi rwose nta muntu uzigera usimbura uw'ingabire wanjye mu mutima wanjye. Ndabizi ko yinjiye mu buzima bwanjye ugatahamo umunezero. Yagenda bugatahamo umwijima ukibuditsemo kugeza igihe nzamusangira aho yagiye. Yego shenge. Ariko rwose ndagushimiye. Kuva namubura n'ubwa mbere umuntu ampobeye, nkumva umutima wanjye rwose urasa n'utuje. Ariko Theo, Ndakumva. uzi ko iki? nako simbyumva. Yo. Dekora Theo. Uzi ko nitegereje aya mafoto ku rukuta mbona uw'ingabire nsa n'umuzi ahantu. Uwakubwira ko nakubonye nkamwikanga? Eka nawe. Ndamupe. Ko mbona yari umukobwa mwiza cyane w'inzobe se njye nkaba nirabura. Ugiye kuvuga se kutarabona umuntu w'inzobe n'undi w'igikara ukabona barasa neza? Yego, njye na murumuna wanjye Irene. We ni inzobe kuko mama wacu ari inzobe. Hanyuma njye nkaba ndi igikara kubera ko papa wacu ariko yasaga. Yese? Ariko iyo twageraga ahantu bahitaga bamenya ko tuva inda imwe bakanavuga ngo turasa.
ni nayo mpamvu mbona rero Ingabire usa n'umuzi arenda gusa na murumuna wanjye. Ubundi rero iki nicyo cyumba nkweramo ngasinda kwa kundi wambonye nari nasinze. Ariko rero ndetse ntuzongere gusinda kuriya Theo, utazahura n'abantu bakakugirira nabi. Nyamara iyo nasinda kuriya sinari guhura nawe. Nukuri ntuzabyongere. Yewe sengeye kuko beshya ngo nzabireka igihe cyose itariki itazasibangana kuri karandiriye. Umva rero nkubwire, nubona igiye kugera ugeze iwanjye, nushaka inzoga uzitume Sadamu, kandi nanjye nemeye kukubera inshuti Theo. Urakoze. Nubwo ntabasha kugera ku mubabaro ufite mu mutima wawe kuko ari uwawe ubwawo, ariko icyo uzakenera ku nshuti kwikorereye umutwaro ndahari. Urakoze ko wemera kumbera inshuti Furo. Yego. No kunyemera ko igihe kingoye nzaza kuruhukira iwawe nubwo bwose ugiye kwishakira umugabo. Ninamushaka ariko nzakomeza gutura hari igihe cyose nyakorera. Kandi nizeye ko atazambuza cyangwa ngo abuze Sadamu kwifatanya n'inshuti yacu kuri iyo tariki. Ndabyemeye inshuti yanjye. Nejejwe no kunguka inshuti ebyiri mbikesha umubabaro nagize kubwo kukubura w'Ingabire mukunzi wanjye. Mana we Theo, uraganiriza ifoto nkumva ngeze agahinda neza neza. Mbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye yemwe ihakurinda inda y'akabati akaboga kararyohaga n'isukari ariko kagatera isereri yemwe kakavamo isereri yemwe akaboga kararyoha. Ako se umva Sadamu ntuburanza kuriza nk'iyo ndirimbo baguri kuririmba ni bwoko. Wahereye we kera cyane kiriho, ahubwo nari mbitabye. Nashakaga ibyo ni ibijumba wariye, ni igitoki, ni umuceri, ni amafi, ntibuwambwa ngo niki kiri kukugaragura gucoko. babarira uvatuje gukora ubwo bupira wabaye rwose ukugaruka hano Sada, genda rwose uhindura iyo myenda. None se ubwo wambwira icyo uri kunshakira utanyegereye aho kugira ngo nyintuke? Ntahari wowe unyakuye. Sinari kumva ko biri kunuka. Ariko se ubundi ko nje ndi kumva ntari kunuka bururu kunyinuka kubera iki? Rwose ndakwigeze babarira, nako nta mavuta wisiga kandi nagugareke rwose ubenya ariko kari kunukira. Namabuje umembaga katari yambwira komeze gucara. Mbwira icyo unyakuriye wa muntu we, nigendere nje mu kazi kanje. Uva ngwigige Sada, ndakwigeze rwose ndashaka kamukaru kari bindi buratanga wizi mfasha rwose ukanekere, ndakwigeze. Ariko se ubundi wari uri kujura barangura muri ziriya ntebe za mabuja ukagira ngo bizarangirira aho koko? Uvuze ngo iki Sada? Uvuze ngo iki? Arekwe nshuti z'ubu we, wagenda ubundi ugakora ibyo nkubwiye ukareka amagambo. Genda rwose ukora ibyo nkubwiye. Noneho reka nkubwize ukuri. Ukuwe kuri si wane? Buriya hari icyo utazi. Inshuro zose waciye inyuma mabuja muri iyi nzu ubwo yakwicumbikiriyemo Sadamu ndazizi. Ko washura fungugo umunwa wawe Sada, ujura vuga ibyo wasubira mu rwose. Ibi nkubwe nabisubiramo zahabuye. Ako sibyo. Buriya wowe na Serge muri abantu babagome kandi cyane. Ibyo mwakoreye mabuja ntaho bizabagwa amahoro, ico naco cumve.
ibyo uvuga rwose ntubizi kandi sada urwaye kuzanteranya na forora uteranya na forora rwose urabigwaye ariko se ubundi karaheri busezerane n'umugabo waguteye inda urukumva bizagenda gute ariko se nk'ibyo byose uba uri kuvuga ubaga wabikuye ndatwite si ntwite iyo wanteye iyo watewe na Serije nawe se ubundi wari uri kubwejagurana nawe kuri telefone ntari kubumvara swa nigendere mama we hatagira unansangana nawe akagira ngo hari n'iyanjye buretse kugenda nkubwire sada rwose buretse kugenda bugumye ntandongera kurira umva nkubwire nje rwose mfite agahinda kenshi cyane umutima wanjye kuzuye intimba ni ukuri forora ndamukundaga cyane ni inshuti yanjye kandi yangiriye neza ubu ziba wibesha uramukundaga ukuri ndamukunda mabuja wanje zahabuye iyo wowe ubakundaga mabuja wanje ntaho wari gutinyuka kuryamana n'umusore akundaga kandi ubizi neza ko bateganya kuzabana forora akunda Serije ariko icyo nakubwira Serije ntamukundaga rwose njye akunda ndabizi ariko we gusa birasekeje ubwo rero yarakubeshe ngo aragukundaga nawe urabyemera uriyambura muri barangura bwa mbere muri barangura bwa kabiri murongera muri sundurutse bwa gatatu amacenga reka sinakubwira yarangije gukoresha penaliti urabyemera ngo urakunzwe koko ako sada kubera icyo ubaga umugome nukuri uri umuntu nyagukundwa ubwo si ku buryo wanshurira gutyo uri kumva bisekeje ukuri ntawabinkora ibintu nk'ibyo ariko buriya nje mu buzima hari ico nibazaga buriya ntawe narinzi ko umukobwa ujijutse kandi ukuze nkawe bamushuka nk'uko bashuka akana gatoya zahabuye none zi niba umusore agukundaga ni ukubera icyo agiye kwibanira n'undi mukobwa nicyo kimbabaje sada ni ukuri nicyo kimbabaje ni ukubera ko ntashobora kwerura ngo mbwire forora ko agiye kubana n'umuntu utamukunda ngaho rero umva icyo nakubwira ukumva iryo banga rikomeza uribike ni akazi kawe ariko ngo usabe ikintu kimwe iki untega amatwi uwo mwana uzamubyara ushaka undi se umwitirira utari umugabo wa mabuja ngo iki yego komeza wumve niba wiyemeje guceceka uzahore uceceke iteka ryose mabuja ntazigera amenya ko wamuhemukiye kandi muri inshuti aha ariko si ubwo wagabanyije volume nkivuganira na murumuna wanjye mama ariko murebesha hano nawe murebe niba mama ibyo ni ishyari kutagira murumuna wawe aha nta shyari mbafitiye abakobwa beza ngaha rero mbwira mama w'umuretse nako nigire mu cyumba bariho tuvuganira ariko rero yewe wese gato iyo nzu warayiryoheje shawe were ukuntu hasa neza nuko reka nkwereke no muri korodoro iyo yose wayikuye cyamani mbega ukuntu ubukwe bwawe busanzwe iwacu hasa neza ni ubukwe bw'umuyobozi w'ishami rya banki ikomeye koko yewe amafaranga yagiye aha yose n'aya mama ntungire ngo hari iryanjye ririmo reka niba moda aya mama sigaye asobanutse ceceka kuva kera yewe ngaho rero mbwira ukuntu uzagera no kuwa gatanu nijoro ubukwe bwanjye buri buwe kuwa gatandatu ire washimiye n'ibyo ko bishobotse furo kwitikira bigiye kuyibura burundu kandi wari kubwira ko ubukwe bwawe bubaye mu gihe bigoye kuko abantu benshi baba basaba kujya iwabo mu biruhuko ubu koko nzajya gusezerana mu murenge udahari nawe naguhisemo ngo uzansinyire ubwo musaza wacu yayibonye mbere akazaba ahari ubwo niwe muvandimwe uzagusinyira hanyuma inshuti yawe uzamagare zisinye mu mwanya wanjye
aho se azabishobora ko asigaye arwaragurika n'ubu twari kuzana ariko yasigaye Musanze ngo ararwaye. kubivuze wabitsinze nkaho ukeka ko yirwaje se we. nta minsi ingahe isigaye ishira atarwaye ni ukuri. uyimurenganya sha ni ubuzima. aha ntawamenya ibyo tubyihorere sinzabura undi unsinyira mu nshuti mfite. nizera ariko ko utazasiga umwanire. urumva ntabitinyuka koko from niko mwamwirenze. urabizi ni ukuri nkeneye guterura uwo mukobwa wawe no kumuheka kumva ikinyenga cyo mu mugongo wa nyina wabo. nawe tuzabona kigezemo. umugabo se bite sha? ewe mperuka muhereza invitasiyo y'ubukwe bwawe agahinda ngo azabutaha ariko ibyo sinjya mbyizera. dore uko bivuga bitagufashaho ni ukuri uswajyaho ngo ntimwigeze mukundanire. urabizi nanga amafuti ifu. ndabizi nawe nubwo tuzindi mwuzanye amafuti twacana umubano nkatwe rubanda. wimwita rubanda shani se w'umwana wawe. ndabimwubahira rwose kandi afite n'uburenganzira busesuye ku mwana we. akamusura ukamujyana gutembera ariko ntiyanzanaho iby'inka yarenze. ko mutatandukanye se koko nk'ubwo mwazababariranye? igihe cyose ataratura kureka ubusinzi sinzamwemerera furo. yewe birababaje kubona Irene ari wowe wahuye n'umugabo w'umusinzi n'ukuntu buri gihe uko twabonaga umuntu wasinze wavugaga ngo mani uzandinde umugabo w'umusinzi. ubinyibutsa cyane nanjye niyo mpamvu ntari kumwihanganira. umuntu usinda akabirwa hatako nkajya kumucyura uyu munsi ejo nabwo bikagenda bityo ibaze furo. yego shaho reka naramubwiye ngo jya gukorera muri leta iwanyu batuyemo uracyakeneye kuba umwana mu rugo. ariko shaho ni umutesi ubwo aba iwabo? ntabe iwabo mu rugo ariko baraturanye. shaho wakubwira ukuntu ahantu akora bamukunda kubera ko azi neza ibirebana n'ikoranabuhanga bakorera. maze bitaba ibyo baba baramwirukanye nabo ko nabo hari ubwo bamubura yanyoye. baba data we yangane mwana wa mama. mwakundi shafu. narabikubwiye ko mama kwirukanyije ngo nayanjye. mama ararengana. ewe nanjye nawe nashyushye sinari noroshye. none se nagusize mu rugo nyoboye kuri mukuru wanjye. umva rekeraho kuntesha umutwe ku munsi w'ubukwe bwanjye ntabwo mbikeneye rwose. ndakwiyamye kandi uzi ko amasaha yo gusaba ageze tukiri hano seri. niko ye watonganaga nandi kuri telefone seri. nizere ko kuva wiyemeje kubana na Flora urutonde rw'abakobwa ntazi umubare wakururanaga narwo bose wabasezereye. muri aya mezi abiri aho se munyarwanda we muri aya mezi abiri wigeze umburana n'abakobwa koko? seri niba utarabaye icyara warasanze niba utarasanganye waramaze rwose. umva rero ubu ugiye gushaka hinduka nyaruga. icyara cyo nabaye cyangwa nk'uko bivuga ku buryo rwose na mama wambye yari abizi rwose. kandi niba hari icyemezo cyangoye cyane ni iki nafashe cyo kumesa kamwe. umva seri narabikubwiye n'ubu nabisubiramo. iyo uriya mukobwa umureka nari kumwitwarira kandi nubwo mbizi ko wamuntanze bwose. nararebye nsanga nta wundi mugore wanshobora utari Flora Munyaruga. kandi iri joro natekereje nsanga kutamukunda ari ibintu nishyize mu mutwe gusa. umutima wanjye uramukunda ntabwo nari nananiwe gutandukanya urukundo n'irari. narikiye nkibwira ko ari we nkunda kandi atari kukuri. reka guseka ariko gusa nakoze ikosa rimwe ntazi ko azambabarira naramuka rimwe. reka nkugire inama seri. cukubiri n'inshuti ya Flora. ibyo mwakoze mwarabikoze mwihane nk'uko umuntu yihana icyaha. icyaha cyo nakihana ariko se ingaruka zacyo nazihungirayo. ngo iki? reka usanze ari we dutongana kuri telefone Munyaruga. none se arashaka ko ahagarika ubukwe bwawe ku munota wa nyuma akaba ari we muzabana? reka nkubwire ikintu kimwe Munyaruga.
zahabu yararatwite. ngo ikiseri niko bimeze. ariko wabaye injiji bigeze ubusambane udakoresheje agakingirizo koko. ni ukuri uzi ko ari ikintu nitwararikaga. gicucu gusa nta soni. ku gihe cyose nagiraga ipaki yatwo mu cyumba cyanjye, najya no kugenda agashyira nka tubiri mu mufuka. ariko ubwo urumva amakosa yawe. ndahamya ko zahabu yarayanteze umutego abizi kandi abishaka. aka kamisha yarayize akambwira ngo twashize. oh my god. urabizi ugomba kwirega kwa Flora. nta kindi. ngo kukimunyaruka nkanjye ngewe serije. none none nkabwira Flora ko nateye inda mushuti we munyaruga. nabimenyera ahandi bizaba bibi. urumva nabihera hehe koko? babarira umbwire. aho uhereye utinyuka kumuca inyuma na zahabu yera kandi uzi neza ko ari inshuti. sinzi ururimi nabivugamo pe. izo mbaraga sinzi ko nazibona munyarugamba. ahubwo nturare utabimubwiye. nturare utabimubwiye. ngo iki munyaruga? nuko nkubwiye. ariko uzi n'ibindi munyaruga. urashukana rwose. ubu ntinyuke mbwira umugore wanjye nkuru nk'iyo mu ijoro rya mbere ry'ubukwe bwacu. umva ni inama nakugiraga seri. wumvise? simbizi. ariko se koko mwana yanjye nabikoreye iki koko? ko ntari nabuze abandi bakobwa ninezeza nabo, kuki natinyutse inshuti ya Flora koko? haguruka ngo ufungire karuvati tugende musore. gusa icyo ngusabye wumvise, ntutangire urugo ku kinyuma kimeze gutyo. ariko umuntu yari injenyeri abaga ari injenyeri koko. mbega inzu nziza bosi we. ariko sinakubuje kunyita bosi Sada. ariko ubu kugira ngo ibyo birankundiraga. uri inshuti yanjye rwose, nta mpamvu yo kunyita bosi. none se ko utari umukozi wa shantiye nyobora uranyita bosi kubera iki? reka buriya wibuke nkikubona bwa mbere nta n'ikintu na kimwe navugana nawe. nje nahise mbona ko izina rikubera yari irya bosi. buriya niyo wasinze ubu bosi bukugaragaraga. kumpaye byeri si kuraga amanywa kandi uzi neza ko ngomba gutaha iwacu mu majyaruguru tewe. ntawe uzi ko ngomba kuja kureba urugo rwa mabuja kandi nawe urabizi ko yagiye mu kwezi kwa buki. kamwe ni kari butume uyoba Sada. arikaho ahubwo burya nanjye nari mfite inyota pe. kandi babivuze ukuri abanyamuji mukundaga kwinywera amazi. umpaye byeri ugotomera bw'inka koko. ibi ni ibikira. sinanywa byeri kandi mu kanya ngiye gutwara imodoka Sada. hajya naho ubundi se umuji ntabwo urungurutse da. nubwo nagurayemo ijoro rimwe ariko ndajiriye iwacu mu cyaro ndaje ndababwira abantu bose ko nageze mu mugwa mukuru w'igihugu. ndababwira da. nuko rwose ahubwo buri wese ndamunyuraho ndi kumwibutsa. muhwitura. ubutaha uzazane shere wawe rwose mutembere. tuvugiranye sinabyumva neza. kumuzana ino shere wawe uzawuzane rwose awutembere pe. muzanye ino bakamujyana n'ukuntu ari mwiza. ubwo nabigenza gute bosi we? mbwira. mbemereye kubatwara mu modoka yanjye nkabajyana ahantu hose muzashaka. erega Sadamu watumye nongera kuba umuntu koko se. sinavuga ko umubabaro washize mu mutima wanjye, ariko ntekereza ko mfite inshuti Sadamu na Flora zituma numva rwose ntari njyenyine. ariko rero ariko ntumvaga neza ukuntu umuntu nkawe wize ukaba ukoranaga n'abantu batandukanye, ukuntu rukumbwira ngo ubagaho nta nshuti ugira. ibyo ntawe ndi kubyumva neza. burya rero inshuti ntizibura mu buzima bw'umuntu, ahubwo habura izo kwizera. ntaho uvuze ukuri. haburaga izo umuntu yizera agata. ko ntumye utekereza cyane Sada. Theo
gutekereza ibintu mabuja yakorewe n'inshuti ye. warakoze kubiceceka sada. iyo ubivuga ntekereza ko ari kuba umusenyeye. ubukwe bwe ntibwari kuba bukibaye kandi uzi neza ko yakundaga uriya musore cyane. ndi umugabo wo kubihamya tewe. mabuja aramukundaga cyane, gusa ubwoba mfite ni uko na nyuma yo kubana azakomeza kumuhemukira, kandi sinzi ko nzakomeza guceceka. inshuti ye nayo ikeneye kuganirizwa, kuko buriya nubwo umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka, hari ubwo akisangamo akananirwa kukigobotora, kandi abonye umufata akaboko yahinduka. mfite ubwoba tewe, mfite ubwoba ko umunsi nabonye igiye kumbera databuja yongeye guca inyuma mabuja, kandi akabikorera ku nshuti ye. ibyo ndi kumva ntazabyihanganira, kandi uri kumva ko mabuja akomeje gukorera mu majyaruguru, kandi ubwo niho bazatura. ubwo ni ukuvuga ngo iriya nshuti ye rero ntizakomeza kuba. nanone ubwo nibwo bwoba mfite. ariko ubundi ubwo umukobwa azakomeza kuba mu rugo rwa mugenzi we amaze no gushaka. ariko wowe nta makuru ufite atahabaza ko nje niyumviye mabuja ari kumubwira ngo ni nk'umuvandimwe we, ko bazakomeza kubana nta kibazo na kimwe. ariko mabuja nawe niba ari kuba umuntu mwiza, niba ari guriya mutima we mwiza, ntaho mbizi. uzi ko adashobora no kubona ko umukobwa atwite. asigaye aragwaragurika, ariko mabuja ntashobora no gukeka impamvu. uzi ko biteye impungenge wa mugani wawe. ni ukuri. ahubwo ibanga twahishe mabuja rirakomeye cyane. tekereza ko uriya mugabo agiye kuza kubana n'umugore we yashatse, akanabana n'umugore w'umutwitiye umwana. icuruka ucumvuta. harya ngo ikindi wifuza kujyana n'iki ngo mve mu isoko nkikuguriye ire? ahubwo se kuki utambwiye ngo tujyane mama? ntume ibyo ushaka uhame hano mu rugo muko uruhuke rwose. waraye uvuye kwa mukuru wawe unaniwe, iri joro ufite urugendo, none ngo kujya mu isoko? oya, nta kibazo mama, genda ungurire ifu y'ubugari. yego. ungurire isombe. uyikunda ku? ungurire n'amasamaki yumye ntuyibagirwe. hanyuma ungurire, urangurira ako si mama, buriya byashoboka ko ungurira n'agatoki ka kamara. ariko ufite kontineri yo kubijyanamo umwana wa? si gusa. ahubwo imyaka maze hariya ngiye kugukiza. nizere ko utagiye kongera kumbwira kuza kubana nawe iriya, kuko naguhakaniye ire. icyo nagushakiraga se ko cyakemutse. muramukazi wanjye yaraje turabana akita ku mwisengereza we, ubundi irene nkajya kwipagasiza. ese ubu se ko namumusigiye abaye iki? winyibutsa ko wansigiye umwuzukuru nkabona uje n'urutwe gusa, nari nzi ko muzanire. wagira ngo ari we mwishyuriye itike ariko. ibyo wanyu nabyo. umva mama, rwose ndashaka kuva mu bucuruzi bwa butike bwa nta kigenda, ubundi ukinjira mu bucuruzi mpuzamahanga. uravuze ngo ubucuruzi bwa butike bwa nta kigendire? iriya butike yarabareze se amaze kwitaba Imana? ariko ntugakomeze ibintu mama. mva mbese. ibyo nyamara rwose ahantu mba bakerera cyane ibiribwa biturutse hano iwacu. none rero nshaka ko winjira muri ubwo bucuruzi, urangura ibitoki by'imineke, iby'inyamunyo, ndetse ujye no muri ya sambu y'iwanyu hahinga imiteja. ushobora no guhahinga n'ibiti by'isombe. yego ubundi njye nawe ducuruze kahave. intege zanjye ko zimaze kuba nkeya, koko urumva ibyo bintu nabivamo wa mwana we? ni ukubiganira na mukuru wanjye mama, akagushakira abakozi bagufasha. icyo nzakora, nzagushakira umucuruzi mukoraniriye. ikindi uzakora, uzakorana n'ubuyobozi bikora ufite ibyangombwa byo kubikora. irena mwana wanjye, ibyo wabibwiye musaza wawe ko ari we ugifite imbaraga koko? arya niyo bikubwiye mama. ambwira ibiki? musaza wanjye ntazatura inaha. ngo iki? tegereza arabikwibwirira. nako nyine afite fiyanse. ego ko mana. ahubwo nyine nawe yajya gushakira isoko mu gihugu abamo. subiramo neza, umenya ntumvise neza ibyo uvuze ire. ngo musaza wawe ngo afite? urumva se bitangaje kuba musaza wacu afite fiyanse? ntakuze se mama?
ntibitangaje ariko birababaje ibyumweru ntibigiye kuba bibiri ari inaha kuki ntacyo yambwiye njye na Flora yarabitubwiye rero kandi nawe ntazagenda atabikubwiye yarabitubwiye rwose gusa nyine ndakuzi ntuzazane byinshi mama ntuzazane byinshi ushaka kugora musaza wacu mugora mu biki sire mama turakuzi rwose ibyo wishyizemo ngo ngaha abanyamahanga ngo ngaha iki umugore we si umunyarwandakazi ngo ikire ngo umugore we ese ni fiyanse ni umugore bamaze kubana ngaho bimbwire neza ni umugore we kuko babana nako nyine naza kumukwereka azaba amuzanye ari fiyanse ariko noneho gororiyoze naragenze ndabona ni akadamu keza cyane mama nawe uzagakunda rwose yaranamuhamagara aramuduha turavugana twabonye ari umukobwa mwiza utuje tuzi neza ko uzamwishimira ko mbyumvise se mwamviriyeho indi imwe mukampisha byinshi ubukwe bwabo ngo buri gihe kira umwaka utaha nk'iki gihe yego ye serije handitse imikino koko ndajya kwigira muri dushe ukambwira ngo mfitiye ijambo nakwicara ukumbwira ukandeba gusa ugaseka nk'ugura aseka iki shafuro singiye kukubeshya rwose ndasetswa nuko nishimye madamu Flora wa Serge nkaba ndabatijwe rero yewe icyo nshaka kukubwira kugira ngo wigire muri dushe nubwo ndi bugusangemo nuko ni ariko Serge uri muzima ndi muzima uransanga maze simbyutse uvuye hanze muri pisine uyu munsi rero uririrwa mu mazi nk'igikeri oya ndaza kugutsirita sheri sibyo kandi sheri umenye utibuka ko ngira amatsiko cyane nk'ubwo wambwiye uzi icyo nshaka kukubwira se nuko ndi umunyamugisha urumva ngewe Serge ndi umunyamugisha kugeza ku munsi w'ubukwe numvaga mfite ubwoba ko ushobora kubihindura kubera iki se Seri kuki wumvaga ko ari ngewe ugomba kubihindura kandi narageze ku murenge watinda gatoya nkavuga nti wa muginga yabihinduye data we niko Flo warantutse ntaragututse rwose uzahamagare musaza wanjye umubaze nuko namubwiye pe tekereza n'ukuri ariko nyine arankomeza arambwira ngo Serge ntiyabikora ndamuzi nubwo ndi umunyamafuti rwose iryo kosa sinari kuri gukorera pe ariko disi menya impamvu wambonye ugahita umuhoberana urukundo rwinshi cyane si iyo mpamvu kuko kuva na kera uzi ko ari ngewe washyiraga imbaraga mu rukundo rwacu nkanerura nkabivuga ndabizi ndabyibuka pe uzi ko kandi nahoraga nkubaza niba unkunda nk'uko nanjye ngukunda noneho Flo karame mpereza ibiganza byawe byombi igira icyo nkwibwirira akira Flo karame Seri mfashe uyu mwanya ngo gusaba imbabazi z'amakosa yose nagukoreye aho nagukoshereje kandi ngusabye imbabazi zo gutinda kukubwira ko ngukunda nagira ngo wowe Flora umugore nashatse nkwihitiyemo umenyeshe ko ngukunda cyane ntabwo Seri uri muzima Seri ntabwo urwaye ntabwo ndwaye Flo ndi muzima rwose Seri ntese yombi njye nubwo navuga ukandeba gusa wakwibwira ko ngukunda naragukunze wigira indangare ndakomeza ndagukunda niruko hano abakomeye ndakomeza ndagukunda mbwirwa ko ndambiranye kuko urungano rwanjye hafi ya bose bari bamaze gushaka ndakomeza ndagukunda ahubwo aho urandambira kuko ntacyo wambwiraga nabwo ndakomeza ndagukunda Flo iyo nkomeza kurangara ukancika nari kuba mpumbye igihombo ntazikuramo na gato
hari ubwo umuntu areba ibishashagirana byose akibwira ko aribyo bishobora kumunezeza nyamara atari wo munezero. ariko se gute simbi mukunzi, uzi ko nanabwiwe amagambo menshi ku myitwarire yawe ngakomeza ngakukunda. Fro ngo amagambo amagambo pe ayayo ubwo hari umuntu nakubwiye nigeze kwereka ifoto yawe. bigenda bite? kandi ubwo nawe yari yanzengereje mbaza ngo nzashaka ryari ko ndambiranye. ubwo rero kugira ngo mwikize mwereke ifoto ya fiyanse wanjye ahita ambwira ngo arakuzi. yakubwiye kanzihe? yewe murumuna we ni umunyamategeko mwene wanyu. umunyamategeko? yego yarambwiye rero ngo nzitonde nshishoze kuko uri umukinnyi cyane. ariko rero abantu ni babi rwose. none se niba yaranazi ko ndi umukinnyi yagomba kubibwira fiyanse wanjye. ubwo si ubabajwe n'iki ko nabibitse ngakomeza nkagukunda. none ngenda yemera ko umuntu wese ashobora guhinduka. ushobora kuba warakinaga mu ikipe ubonye yose kuko wari utarabona ikipe yawe itsinda. ndiyumva se. ubu rero uri nayo. koraha rwose. ikipe yanjye itsinda ni njye nawe kugeza imvi zibaye uruyenzi. Fro karamusirije umugabo wanjye. unyibwire ko batangiye kukumbwira tutaranabana cyane rwose. biranashoboka ko uzumva n'abandi bakubwira ko wibeshye ko tudakwiranye ko nguca inyuma. Flora ndakwinginze abo bose uzabima amatwi. wiriwe neza gororiyo? mwiriwe ami. yego amakuru yo kwirirwa ni meza cyane. umeze neza? meze neza. ariko rero ndakumva naringeze ahangaha kuri butike mbona harakinze. ngira ubwoba ni none ba mwana wanjye yaba yarwaye simbimenye. ndi muzima. nuko uyu munsi nakinze kare mbanje nihuta aya masaha nibwo wa mukobwa wanjye Irene mpamagara akampa kakuzukuru kanjye tukavugana. gafite utugambo twinshi kubi. nubwo kanyuzamo kakavuga izo ndimi zabo sinzumve neza ariko nyine tuba twaganiriye. watangiye kumva umunezero w'umwuzukuru rero noneho. urabivuga urabizi. uzi ko kamvugisha nkumva ndanezerewe ngaseka ku buryo umuntu ashobora kuza akagira ngo iyi nzira imwe abantu benshi. uretse gato none buriya dushingiye ejo bundi abyare noneho hakuri hafi gororiyo. maze ugenda umutindira ikiriri. yego di ujye kumuhemba. si uko ejo bundi abuzukuru baze kugusura. umva maze uzareba sha. umva mi umunezero mfite ko nashyingiye abakobwa banjye bombi urampagije pe. ahubwo se kutambwiye narumvise ngo n'umuhungu buri hafi. ariko ino baravuga we. turabizi. ayo makuru y'ubukwe buri mu wundi mwaka yakugezeho atami. hari ukuntu ryavuye mu gutwi. igihe abana bari baje kuramukanya. ushaka umukenyero rero maze wige n'uruzungu ariko kuko umukazana wanjye ari we. aramutahanye umusore ntiyagiye kuba imahanga imyaka yose akora ubusa. ndamwemeye. azamuzana kugira ngo ubukwe bubere ino. nka nyuma y'amezi 3 bazasubirayo ngo niyo bazatura. uwo mukobwa rero ngo niwe mwana wenyine wabo babyaye kandi barashaje disi ntiyabasiga. maze rero gororiyo nkubwire. ndakumva. ujye wicara uvuga uti ndi umubyeyi imana yahaye umugisha. ni ukuri nzajya nicara nshima imana yarakoze. nari maze kwiheba nabonaga imfura yanjye yananiye byarangiye ami. reka maye nanjye ni uko nageze aho ndavuga umuntu waroza abana bacu yabarogeye hamwe kandi abikora bahambiranyije. none se ko bombi ntawavugaga ngo aretse undi kandi ibyabo bikaba byari bimaze kumenywa n'umusozi wose ariko ntibivaho biridi. ariko icyangombwa ni uko umubi yatsinzwe gororiyo. yaratsinzwe mu izina rya Yesu. rwose. ariko ami usiko nakurangaranye di. uteze. mafite amata y'ikivuguto. mfite umutobe w'umwikamire nazaniwe na mukeba wanjye. mukeba wawe wuhe? mukamwumva neza murumuna w'umugabo wanjye. ese nzanira ako kerera ninywera iby'imitobe inzoka yanjye ntikorana nabyo.
naho ubundi samina urambwira ibya butiki kugira ngo singiye kuyifunga burundu. Kubera iki? Umukobwa wanjye yanyigiye umushinga ngiye gukorana na wa muhungu wacu Dewo. Tugahinga imbuto n'imboga tukazajya tugemura iyo hanze. Rahira rero. Ukaba utarambwiye ngo dufatanye Gororiyo koko. Ariko uzi ko unyunguye igitekerezami. Aya mata ni meza rero. Ni meza pe. Akira. Yo. Uragahorana amata. Yego bambi. Yakuze cyane. Yo, ameze neza cyane araryoshye. Amata gerageza tereka ni meza cyane. Ndakoze. Naho ubundi kuri uriya mushinga twavugaga ni ukuri wari unyunguye igitekerezo. Ami. Uzi ko n'ubundi umutwe wifasha gusa rutigira inama. Wafatanya nawe ko byarushaho kugenda neza di. Nyamara twareba n'abandi bakecuru nka 3 basobanutse kandi binyangamugayo. Tugahuza imbaraga Gororiyo. Suko? Yewe. Reka nongere mpamagarire na wanjye. Yego. Mugezeho icyo gitekerezo cyo kudakora ngenyine. Nukuri. None se kutambwira Zahabuye? Mu gitondo Sadama kugemurira iki? Akapotaje, amata cyangwa gutekereza special? Ihangane Zahabuye, ihangane pe. Ndabizi ko babaye ari kwihangane n'ukuri. Gira uwo mwana uri mu nda kuko nta cyaha afite. Kandi ntugire ngo ndagucira urubanza ko washatse kwiyahura. Oya pe. Cyangwa se uko wamishe kutwite. Oya. Ndabizi ko atari ibintu byoroshye kubivuga. Kamubwire Foro. Uko urushaho kunyirira neza niko ndushaho kwiyaga rwose. Zahabuye inshuti yanjye wakwihanganya ko igihe kizagera Imana ikakwibuka. Ukabona akazi ukirerera umwana. Umusore waguye mu cyaka kwifuza. Ingoma. Nukuri iyo nambwira ko twite nayo kukugira inama uwo mutinda atarinze gutuma umwe imiti yo kwiyambura ubuzima. Foro. Ndakumva Zahabuye. Urabizi ndagukundaga. Rwose undutira umuryango wanjye. Undutira abantu bose bo muri iyi si. Kuko wangiriye neza rwose ndabigushimiye. Ndabizi ko nkunda Zahabuye kandi nawe urabizi ndagukunda cyane. Zahabuye wacecetse. Rwose Foro. Uko nibutse neza yawe ndushagaho gushira mu mutima nkumva ntacyo nkimaze kuri iyi si. Gusa nyine ndagusabye uzambabarire uyu mwana uzamwitwarire. Waretse kuntera agahinda Zahabuye. Binyemerere. Mwitwarire se kubera umurayo urakira. Ndabisinyira rwose Foro. Ndabisinyira ko nibabona batagishoboye kunkiza baratabara umwana wanjye ubundi bakamuguha. Zahabuye. Umura ntacyo uri bube inshuti yanjye. Sibyo? Gusa iyo Sadama atahinguka ngo ahururize byari kuba bibi cyane. Sinkwiye imbabazi Foro. Sinkwiye kubaho. Ndi mubi. Ndi umwanda. Ndicasha ku buzima bwawe Foro. Ku buzima bwanjye se kubera iki kuko Zahabuye? Njye nta kibazo ngufiteho pe. Nk'ubu koko kuki batandetse ngo hakubwira umva ibintu uri kuvuga Zahabuye. Sadamu yanabarije bakanyiza. Foro. Nubona ibyanje birangiye ntuzababare. Nako ntuzanyange kubera ububi bwanjye. Nanjye ntari nje n'intege nke z'umubiri. Nako nugukunda mputse. Zahabuye. Ufite ikindi kibazo kitari ukubura akazi no kwangwa n'umusore waguteye. Ubundi
ko tubana mu nzu kuki wampishe ibyawe kugeza ufashe icyemezo kibi nk'iki koko kubera iki forora we reka nakwigendere saa ko umugabo wawe baragutegereje dore usigaye urava ku kazi aho kujya kumwitaho ugahitira hano ayo ese kuri mu bitaro ahubwo reka muhamagare mubwira nyiri hano dutaha oya foro oya rwose ubaye iki ufashwe n'igitengo zabuye muhamagare muganga azabuyera yewe oya foro zabuye kuko tukankomeza kasi kandi n'ibiki zabuye ko umuntu umeze nabi dore zabuye yaratangiye kurerembura amaso mana nyagasani we ndekure zabuye ndekure ariko njye guhamagara muganga wisakuza ariko foro zabuye winsiganye nyine ndi kumva mfite ubwoba bwinshi cyane zabuye mfite ubwoba foro mfite ubwoba kumva mfite n'imbeho nyinshi ndakonje forora we yego mana zabuyera zabuye ubaye iki ko umuntu mana nyagasani muganga tabara umuntu arapfuye muganga we muga tabara umuntu yezu we zabuyera we zabuye ubu bikugendekeye bite koko muganga cyore kuki seri reka ngende mama wari uje hano kurahura se oya nari mpanyuze ngo mbasuhuze wowe n'umusaza ariko nyine mise ngenda ndihuta mama wowe n'umugore wawe mumeze neza ku mbona udatuje mwana wa yewe tumeze neza ariko dufite ikibazo mama kihe dufite umurwayi ni nayo mpamvu rero ngiye mufite umurwayi ninde urwaye ko umuryango w'umugore wawe tuwuzi wose seri ni mugenzi we wabanaga yari amaze iminsi mu bitaro bikuru byiriye none rero bamwohereje inaha igitaraganya ari muri koma we reka ihangane ubanza wirire we kugenda utariye baragera inaha ryarize oya mama ibyo bintu byo kurya rwose byihorere ndagiye nyamara kuva mu rugo utariye ni bibi cyane mwana wanjye reka umuntu arya ari uko umutima we utuje kandi uwanjye ntutuje na gato rwose ubwo muntu niwe waguhangayikishije atampangayikisha se si inshuti y'umugore wanjye mama reka aranatwite kandi umva nyine ni ibibazo rwose mbese serije mwana wanjye reba hano ndeba rwose mureba iki mama njye nawe turebane mu maso mva ndakuzi narakwibyariye niko naba narashimye imana gushaka utanduranije nibeshya si ibyo bihuriye he n'ikibazo njye n'umugore wanjye dufite cy'umurwayi wohereje mu bitaro by'inaha kandi atariho dutuye koko mama uhangayikiye se we n'umugore wande mwana wa mbwira mama nta mugabo agira nta mugabo agira rwose ubundi waretse nkagenda mbwiriza ukuri humura ndi nyoko sinzakuvamo icyo ariko se kandi niko mwana wa uwo mwana ni uwawe ariko rero mama nawe wagira ngo rwose uraba mu mitima y'abantu erega mwana wanjye ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba nkubwira ngo ndakuzi kuko nakubyaye jya umenya ko mvuze byinshi mbitse amabanga yawe menshi utazi ibyo uzi ko ntazi ndabizi ngo iki mama ngo amabanga abakobwa bacishije mu madirishya bose abo wahishe mu nzu y'umukozi abo wahishe inyuma y'urugi mu biro bya so bose ndabazi si kujya burahaza n'iki koko mama niyo mpamvu nabonye umukobwa mwiza nka Flora kwemeye ngashima imana mbega mama rwose ibyo wabiretse none rero mwana wanjye mbizi ukuri ariko se ukuri ushaka ni ukuri koko mama nako niko bimeze rwose uwo mwana ni uwanjye ariko sinzi ko azabaho kuko nyine urumva nyine ari muri koma nyuma yo kunywa ibinini byinshi ngo yiyahure ayiwe niko yashatse kwiyahura natwite rero ariko mama ubanitse kunkubita koko ariko se mwana wanjye kuri icyohe kuko watinyutse ute guca umugore wawe inyuma mu nzu mubanamo niko
nubwo no kujya hanze atari byo nagushimira ariko kubyuka mu buriri bwawe ukajya kuryama mu bw'umuntu mucumbikiye mu nzu urumva atari ukwiyandarika birenze urugero sari mama ntabwo ariko byagenze rwose ibyo rwose uvuga siko byagenze. Bizagenze bite? Nyine byabaye mbere y'ubukwe nyine uwo mukobwa yarambonye arankunda kandi kuko ari mwiza nanjye kwihangana birananira. Icyifuzo cye nyine cyari ukuntandukanya na Flora. Mu by'ukuri rero rwose mama sinzi wabonye ubukwe buba kuko byageze ku munota wa nyuma ntekereza ko ari bubivuge. Ndumiwe gusa nta kindi ariko ababyeyi twagorwa we rwose mama nuko byagenze ubu rwose. ugiye gusenya urugo ukirugeramo kubera kutihanganira ibigeragezo serije mwana wanjye koko abakobwa beza se ko bahozeho kuva kera n'ikizaza bazaba bariho ubu uzajya ubona ari mwiza wese uzajya umusimbukira ngo aha ngo ni uko ari mwiza urumva uzubaka bigenze bite? ni ukuri nta kibazo nagize Sadamu yanyitayeho. sinjye wanya mama wanjye agera hano umukecuru uri hariya nabuze amagambo mubwira pe. Intemba y'umuntu wabuze wenda yizi cyane. urayizi Theo ariko rero buriya umuntu ntakinisha kwiyahura ubwa mbere mujye mumenya ko uwo mugambi mubisha ashobora kuzawushyira mu bikorwa. ariko se ko njya numva bavuga ko uri bwiyahura atabivuga wowe wamenye ute ko Zahabu Yera ashobora kwiyahura? buriya rero Zahabu Yera twariganye. Ibyo ndabizi. twahuriye muri uyu mujyi rero nigendera hashize igihe kitari gito twararangije. umuntu twari twarabanye mu cyumba kimwe ku ishuri rero urumva twari inshuti. Birumvikana. mubonye rero narishimye pe. narishimye urabyumva umuntu nari maze igihe kinini narabuze. gusa nsanga afite ikibazo cyo kutagira akazi. mwereka iwanjye arigendera. Ndabyumva. harongera hacaho igihe kinini ntamubona. umunsi umwe rero ntashye nsanga yaje ariko ngo Zahana avuye kwiyahura. Kuki? yewe yambwiye ibibazo yahuye nabyo byatumye ashaka kwiyahura. mana yanjye nuko nyine niko kubigerageza ariko kuri iyo nshuro ntibyamukundira. none agiherekeza ise? gusa arahemutse pe. arahemutse rwose. umuntu twaganiraga kenshi akaba atari yarigeze ambwira ko twite. kuki koko atabimbwiye ko nari kumufasha uko nshoboye niba yaranafite n'impungenge zo kurera uwo mwana ko nari kubimufashamo koko. ugiye kuvuga se ko utigeze unabikeka Fro? ndakurahiye da si ngaho ndi. nabimenye ari uko ari mu bitaro yamaze kunywa ibinini yanyoye. kandi uko namubazaga uko byamugendekeye yaraturikaga akarira uko ugeze ku munsi yagiye muri koma. ayijyamo nabwo amaze kumbwira ngo Flora ndagukunda kandi uko nibutse neza wangiriye numva ndushijeho kumva ntakwiye kuba muri iyi si n'ibindi bintu byinshi. akubwiye atyo se nta mpamvu waketse itumye akubwira amagambo nk'ayo? tubona nateshejwe umutwe n'ukuntu ameze nabi n'ukuntu arimo ambwira ibiterekeranye. hakongera ngo nzamurerere umwana. na nyagasani tisi yari yambwiye ko azasinyira ku muma birangira agiye muri koma bitabaye. bene wabo se buriya bazamuguhara? nicyo kimbabaje Theo. njye nakwishimira gusigarana umwana wa Zahabu Yera nkamurerera nk'uko yabyifuje rwose. buriya nitumara kumushyingura tuzagerageza kubibwira mukecuru we nubwo ntazi ko azabyemera. ariko se Sadamu we ko yatinze? ariko se wowe iyo utareba Sadamu ntutuza. niba mwambuze narindi hano hafi ntaho nagiye mpabusha. ni inshuti yawe gushaka Sadamu. ngaho musigare muganira rero njye kureba niba ntacyo abakecuru bakeneye. oya wigenda Fro. wigiye? mpamvu karame. aha ngaho mfite ibaruwa yawe bakwandikiye. ibaruwa yanjye? ni iya Zahabu Yera. yego mana nyagasani. mu by'ukuri Sadamu yari yafashe icyemezo cyo kutayikwereka. angishije inama rero nsanga udakwiye kubaho mu kinyoma. kwiki? icyiza ni ukukinyomoza ukazifatira icyemezo utagifatiwe n'abandi. yakira ahubwo. ibaruwa Zahabu Yera yasize yandikiye kubaho mu kinyoma.
none se shaseri ubumenyi ibyo wahisemo koko yewe ibintu byose ntacyo bimbwiye munyaruka ntacyo bimbwiye finisha kuza ukirirwa hano ugatuma umukozi wanjye inzoga ukanywa ukaba ibyatsi urumva ari wo muti w'ikibazo ufite koko seri nabigira nte munyaruka nyine abaye imbwana nabyakiriye si uko ukwiye kubigenza nabyakiriye si uko rwose narisenyeye hari ikindi ugiye kumbwira oya ntarirarenga kandi ntarasenya Flora aracyari umugore wawe yararenze yaranazimye munyaruka umugore mpamagara ntananyitabe nagiwe ntanyingurire najya iwacu mama nawe akanyamagana najya no ku kazi papa akanyamagana ngo sifite ubunyangamugayo bwo gukorana nawe ubwo urabyumva papa we yakwirukanye muri kabine avoka ye rero icyo rwose ngiye sinari nkizi ahubwo uzi n'ikindi yaranambwiye ngo umugore natambabarira azansiba mu bana be oya ariko rero si wowe wa mbere ukoze ikosa nka ririya seri kandi urupfu rw'uriya mukobwa nta ruhare wari ugezemo pe munyaruka ndakumva seri kungerekaho igihanga cy'umuntu ntazi aho yakuye imiti yanyoye atarangishije inama ajya kuyigura munyaruka ibyo urabyumva ariko rero nuko nanga kugufatanya n'agahinda ndeka seri warahemutse kandi wahemutse umunsi ubwira umukobwa ko umukunda uzi neza ko nta n'akanunu kari ufite ku mutima wawe uzi neza ko ari inshuti y'uwo witegura gushaka ariko munyaruka ndakumva nubwo unyihindutse ngewe narabikubwiye umutwe wanjye wambwiraga ko mukunda amva mbese umutima ukanga ugatsimbarara kuri Flora ngewe ibyo by'uko umutwe ukunda umuntu umwe umutima nawe ugakunda undi ngewe rwose ibyo ntabyo nzi pe noneho kuba utabizi rero nicyo gituma udashobora kunyumva ntabwo bibaho ibyo ariko rero umva seri rekeraho gukomeza gutomera izo nzoga reka ninywere urumva ndabigusabye rwose kuko nta n'icyo biri bugufashe none se we ko Flora atakwanga kukwitaba niko munyaruka wamuhamagaje telefone yawe nibura nkumva ijwi rye ko mukumbuye reka uramenya utanteranye n'umugore wawe seri urabyanze kuva utari iwanyu ubu arabizi ko turi kumwe azi ko nta handi wajya ubu se ntiyibuka ko wajyaga umuzana hano muje kugira ibyo muhakemurira nanjye nari mbonye uniyambasa ariko ninywere ntacyo bitwaye ariko uriya mukobwa ngo ni zahabu yera yaramemukiye iyo agenda rwiza atananije n'umugore wanjye koko yakoze ibituma yigendera umutima we wera umutima we ukeye rwose ariko kubona koko amwandikira ngo nta wundi azize ni ngewe nkaho namufasha ku ngufu koko wibuke ko muri iyo baruwa avugamo ko azize urukundo rutashobotse kuko yakunze urumukoresha amakosa atakwibabarira azi neza ko Flora ari inshuti ye magara aratinyuka agasiga anavuze ngo azamubabarire none umwana we ngo ntazamubere mukasa azamubere nyina rwose nk'uko nabo bari inshuti igicucu gusa ubundi sinari nakibwiye ngo kikuremo genda se nyine nta n'isoni iyo ayikuramo se ubu buri se w'umwana sha nta soni koko uravuga ayo magambo Flora yanze ko ndeba n'umwana munyaruga ngo ntazigera munyereka n'iri na rimwe
wowe wishaka guhabwa imbabazi ukoreshejwe n'ingufu umutima w'uwo wababaje ukibabaye seri banza utuze witware neza aho kwigira umusinzi mwemeye kuzaguherekeza tugasaba imbabazi tukajya kugira gute munyaruga urimo urabirota mu nzozi sinzi ko Flora azambabarira nire na rimwe naramubabaje cyane ntago mbizi oya humura ntago mbizi none se aracyasinziriye re ndasinziriye mama ariko se wowe wakangutse ryari ubwo rero muzi ko nari nsinziriye wanyorosaga nk'uwarose uruhinja nkumva rero none se urumva umeze ute Flora mfura yanjye nanjye sinzi uko meze mama hari igihe ngira ngo ndi mu nzozi nzakanguka bambwire ko ibyo amatwi yanjye yumvise atari byo ahubwo ari ibyo narose mva abantu nibashake bajye bakundana umunsi umwe bibanire ibyo gutinda ngo umuntu ariga undi ntacyo bimaze yewe mu by'ukuri sinatinze mwigire kuko nawe urabizi nta wakwiga mwene muntu ngo azabone impamyabumenyi ni ukuri yazarambirwa akava mu ishuri da njye nabonaga uriya musore yitonda pe mva mama di ko wamubonaga agenda se cyangwa ukamubona yaje iwacu urumva bari kubwirwa n'iki bye none se yewe ko nakubazaga impamvu ubukwe bwanyu butaba ukambwira ko ukimwiga Flo nagusubizaga igisubizo kije hafi re ariko ubundi Serge yari yarananiwe gufata umwanzuro wo gushinga urugo ari nubwo numvaga nabivamo ariko kubera kumukunda cyane bikananira Flo birashoboka ko umuntu yaca mugenzi w'inyuma ariko mu nzu yawe yaje aje kugusura oya ese ubwo iyo niyo namugira mukuru wawe re niko mbyumva mama Flora mwana wanjye karame mama singiye kukubwira ngo umugabo wawe ntiyaguhemukiye singiye no kukubwira ngo inshuti yawe nyakwigendera ntiyaguhemukiye singiye kukubwira ngo ushira umubabaro aka kanya ariko gusenya urugo rwawe si wo muti w'ikibazo ntibikabeho ubwo ushatse kumubwira ngo nababarire Serge mama umva igihe cyatambutse ntikigaruka abana banjye uwagiye yarigendeye ntazagaruka kandi yasize avuze ko atigeze anezezwa nuko yahemukiye inshuti ye kubabarira niwo muti wonyine wo mutima ubabaye ariko ubundi iyo baruwa yanditse irihe ngo nisomere ego kumana uhirarana ku musego Flo akira ngiye niyo mpamvu wagize utya mu gicuku nkumva uraturitse urarize karame igihe nari maranye na zahabu yera turarana ku gitanda dusangira icyo nshoboye kubona humura mwana wanjye numva nakwigurira umwenda ngo wasimugurire namufataga nk'uko ngufata we murumuna wanjye tuva indimwe ndabyumva niyo mpamvu ntarabyumva niyo mpamvu mbabaye cyane iyo atiyahura akansaba imbabazi ni ukuri nari kumubabarira ndabizi urashengurwa n'intimba ariko wirira mwana wa wirira none se some cyane cyangwa some buhoro soma cyane na mama yiyumvire nkumva ibiki ku nshuti yanjye y'amagara Flora umva mbese Flo ndagira ngo nkubwire ko ngukunda nk'umuvandimwe ndagira ngo nkubwire ko wambereye inshuti nziza mu buzima ndashaka ko umenya ko uri umuntu mwiza cyane umutima wawe niwo zahabu yera ureke njye wiswe izina ritankwiriye iyo ntekereje ko wansigaga mu rugo iwawe ntacyo utampaye ngasigara nguhemukira numva niyanze cyane numva ntakwiye kubaho iyo ntekereje ko umutima wanjye utagira isoni
ko umutima wanjye utagira isoni watinyutse gukunda umusore ukunda, numva ntakwiye urukundo, ntakwiye gukundwa, nkumva kubaho kwanjye birutwa no kutabaho. aho niho yafatiye umwanzuro wo kwiyahura disi. Windogoye mama, windogoye. Flora, ndabizi ko utazi ko ntwite ariko mfite inda y'imvugutse. Sinzi niba ibyo ngiye gukora bishobora gutuma umwana ntwite abaho, kuko ubundi ndifuza kujyana nawe. Yego. Ariko naramuka abayeho uzambabarira umubere nyina, ntuzamubere mukase, kuko abaguhemukiye ni se na nyina siwe. Nakunze Serge nirengagije ko umukunda, ndakosa ndyamana nawe antera inda, kandi sinshaka ko uzamenya ibinkiriho. ayiwe Ndabizi ko bizakubabaza, singiye kukubwira ngo ntuzababare, ariko ntuzabure kubabarira. Urabeho inshuti itarigeze impemukira. ko rumva nanjye ngiye kurira kufuro. Simbizire, sinzi ko nzashira umubabaro uzawumarwa no kubabarira mfura yanjye. kaka rwose nagira ibyago niko ibibazo byawe. si wowe mbaza. uwo mbaza iki mama? uje hano gukora ikimeze utyo. mama warambyaye, ndaje nkukoresha icyo ushaka. Serge mwana wanjye, urabona uko wabaye? Urabaye mwana we, wagira ngo ntukiryama gufaranamye. ubwo urasute kandi wambaye uteseri. ndasuka abantu bose mu nyanga mwifuza. nanjye ndakwaga se. nyine njyewe ndi umwana wanyu, sinzi impamvu mwifatanya n'umwana wundi mukanyigarika mwese. ngo umwana wundi seri wundi nyine. ese ubwo urumva umuntu yakubabarira ugitekereza utyo unitwara utyo koko? none kumbabarira muzabihorere, n'ubundi byanjye byararangiye mama. ariko tekereza papa umva mama, kugira ngo atinyuke ayirukane ku kazi, naramaze imyaka yose y'ubuzima bwanjye mukorera. urumva mama, gusa urumva uri umukozi ari njye watumye kabine yimenyekana, ari njye wakoraga akazi kose tubona, kandi nkagakora neza, ariko akabirenga akanyuka. umva mbabarira uvuge buhora atakumva, kuko sinshaka ko aguta hanze muri iri joro. mwese murutwana munyarugamba. ariko yezu we, ko munyarugamba nibura niwe muntu wenyine wemeye kunyakira iwe. ndicuza seri, ndicuza rwose ibinyoma byawe nahishiriye. mva kandi ibinyoma byanjye, amafuti wakoze nkayarebera, sinari nzi ko bizakugeza ku gusenya urugo rwawe. none dore abakobwa wahemukiye bakagaruka ahangaha barira ni benshi, kandi narabicecetse. nifuje kenshi kubana n'uriya mukobwa, kuko nari muzi neza nk'umwana witonda, ngira ngo azaguhindura. ariko ibyo wamukoreye sinzi ko nanjye ari njye nakubabarira. ariko rwose mama ndamukura nuko kwibana. none se ntumukunda, kuki wamubabaje? mama ni uko utamenya gutandukanya irari n'urukundo, nibyo byankozeho. none rero niba ko kumukunda ukaba ubizi neza ko nawe agukunda, reka izo nzoga wiroshyemo, ushaka umwanya ugenda umusaba imbabazi. inzoga zireke mama, ibyo kumusaba imbabazi byihorere. ntiyambabarira yabuzwa n'iki? noneho ikimenyimenyi, na nimero yanjye yarayisibye, nimero yanjye ya telefone. ntacyo, noneho ntumayo. ntumeho nka nyoko wakubyaye, nzemera ngende mupfukame imbere nzigusabire. mama ni wowe uvuze gutyo,
ariko ntabwo uzi agahinda afite uko kangana. ndabyumva ariko se mama wabyemera wabyemera gusa se ahubwo we ntuma gusa uzi ko nsigaye ntinya guhura na gororiyoza ntekereza ko ari njye wahemutse. ndabyumva uzi ko umushinga twari dufitanye ubu ntazi aho ugeze ibyo urabizi. ndakumva we uko bakoze inama nohereza mushiki wawe kubera gutinya kurebana nawe n'umukobwa w'Irene. ndakumva rwose. ese ugira ngo wahemukiye umugore wawe gusa ko yaduhemukiye twese wa mwana we? ibyo ndabizi rwose mama ndabizi cyane. ikindi rero ubimenye ndashaka gusura umwuzukuru wanjye rwose umwana wabyawe na nyakwigendera ni amaraso yawe Serge mwana wanjye ni n'amaraso yacu. tugomba kumusura tukamenya uko ameze. ariko mama urimo urarota. ngo ndota urumva ibyo uzanye koko. none se amaraso yacu agume hanze gutyo? have byiyorere idosiye yo kwiyunga n'umugore wawe iraba itararangira ugatinyuka kubura iy'umwana kuko mama. none urumva uriya mwana iwabo uriya mukobwa batwaye tukaba tutazi uko ubuzima bwe bumeze. yari yanavukanye ibibazo kubera imiti nyina yanyoye akanavuka igihe kitageze. nitutamwitaho bizagenda bitese rero. none umwuzukuru wanjye urambajije ariko nanjye reka nkubaza. mbaza numva niko mama wibwira ko iwabo uriya mukobwa bazamuguha? ndamushaka kandi bamumpaye namurera nishimye cyane kuko ni amaraso yacu. ibyo urimo urarota. kumaze umwanya munini ucecetse se inshuti yawe urayibabariye cyangwa urayihakaniye? Theo sinahora nkurakariye iteka. urakoze cyane foro urakoze pe. na Sadamu ugenda umubwira agaruke ku kazi ke k'izamu imbabazi narazimuhaye. ntiwumva ubwo azajya yiga ku manywa akora izamu nijoro. ahubwo uzohita amuhamagara none ntako byamushimisha. naratekereje nsanga we na Sadamu muri mukuri Theo. nishyize mu mwanya wanyu usanga hari amagambo umuntu adakwiye guhubukira kuvuga. iyi minsi yose itambutse niciriye urubanza mu mutima wanjye. ndavuga ntishobora kuba ndi umujyanama mubi kuko ninjye wabuje Sadamu kubikubwira. Sadamu yari azi neza urukundo nkunda Serge. koko nkimukire n'aha niwe mukozi twatangiranye muri ruriya rugo. mbona ni umwana mwiza ndabimukundira. wumva se ukundi yansuraga n'ibyahaberaga rero nta na kimwe yahishwe yari atuzi neza. niyo mpamvu yababaye cyane akibona ibigukorerwa. mwanze kunsenyera nubwo rwari rutarubakwa. none se ufite iyihe gahunda y'ubuzima bwawe furo? simbizi Theo. urabizi iyo umuntu ababaye nirinda kumugira inama y'icyo yakora kuko ijambo nakubwiye nzi ko utaryibagiwe. ndaryibuka cyane ko umubabaro wawe wuze ubwawe kuko umutima wimenya aho uwawe umubabaro. niko mbyemera kandi niko biri. kuko kutabasha kwikorera uwanjye mubabaro niko nanjye ntabasha kwikorera uwawe. ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubwira nk'inshuti. nta kibazo guteza amatwi nk'inshuti. ni uko ko Ingabire wanjye ntashobora kongera kumuha ubuzima ngo abeho. ariko iyo aba ariho tukaba dutandukanyijwe n'ikosa runaka yankoreye. umutima wanjye ari kubabazwa naryo ariko nkarimubabarira. kuko burya nemera ko umuntu wese ashobora guhindurwa no kubabarirwa. urajimije cyane Theo sinumvise icyo ushaka kuvuga. noneho reka nigire mu ijambo ry'Imana nubwo ntari umukristo cyane ariko kera najyaga mu misa ya mu gitondo. niko igihe Yezu ari ku musaraba hari amagambo yavuze harimo iry'imbabazi. iry'imbabazi yagira bishyuwe waba uryibuka? ndaryibuka. yaravuze ngo mwami bababarire kuko batazi icyo bakora. ikindi nubwo ntari impari tubwirwa ko umuntu yamuti ku icumu mu rubavu hakavamo amazi avanze n'amaraso. yari afite ikibazo cy'ijisho ritabona
kandi amaraso ariguyemo ryahise rihumuka rirabona. ariko se none iyi modoka yawe twicayemo yinditse urusengero. Flora nshuti yanjye Imana n'urugero rwiza rw'imbabazi. Yagiye itubabarira byinshi kandi buriya n'uwagucumuyeho yaramubabariye kera. Yego disi. Niyo mpamvu ngira ngo uruhure umutima wawe ubabaye ubabarira. Theo uganiriye na mama wanjye. Weta none se ko muvuga kimwe. Reka mubwire Theo ku manywa mba mbabaye. Yego ijoro ryagwa nkababara kurushaho ntekereje urukundo nakunze umugabo wanjye. burya ni ukuri guhemukirwa n'uwo ukunda kandi wizera birababaza cyane. Birababaza byo. yewe mbabara kurushaho noneho nibutse ko abantu babiri bampemukiye bombi n'abakundaga. bongera nkababazwa n'uko umwe muri bo yahisemo kwiyambura ubuzima kubera ikosa yankoreye aho kurisabira imbabazi. nakubeshye ikimbabaza cyane ni ukwishinja urupfu rwe. Ibabare nta ruhare wabigizemo Flora. hari ubwo mvuga ngo iyo ntamucumbikira mu nzu yanjye ntiyari kuhahurira n'umugabo wanjye. nkavuga ntiyari kugira ibibazo yagize byamugejeje ku rupfu. Icyo nzi ni kimwe, ni uko umutima wawe nubabarira uzabohoka ukagira amahoro. kandi ndakwifuriza ibyiza nk'inshuti twahuye nkaruhuka nanjye nari ndemerewe. erega nanjye umutima wanjye ntukibabaye nka kera ntaramenyana namwe. iyo ukomanga urinde urashaka iki? njyewe mabuja. Ego mana yanjye ubaye iki kunkomangira muri iki gicuku Sada? mumbabarire kuba mbakuye mu bitotsi ariko muri runo rwanyu ibibazo bikomeye cyane. ku bibazo? yowe hari ibibazo se Sada? none se mabuja uriya muntu arakomeza kunyagirirwa hariya ku irembo kugeza ryari koko? kuki aracyahari Sada? sinamubwiye ngo agende simushaka hano koko. ni ukuri yanze kuva mu mvura. namwinginze ngo yinjire mu cumbikire mu nzu y'umuzamu areke kunyagirwa aranga. gasore we bibaye sangahe Sada? ndabona ari saa saba n'ikirenze y'iminota ibyo biramureba. niba imvura yamuryoheye urumva twe twabikoraho iki koko? ariko uzi ko iyi mvura ari iya gatatu igiye kumucikiraho mawe. nisengerene koko. yageze hano saa moya n'igice ubwo yari ari kwinjira ukamubwira ko utamushaka. kandi imvura yari iri kuba. iyo yagabanutse isa n'ihise bigeze mu masaha abiri kongera habwa indi irarindimuka yita mu masaha 5:30. iyi noneho ni nyinshi cyane mawe. ni ukuri mubabarire umucumbikire ihangane basi buca ari gutaha. ngaho jya mu mucyongorere. nta kibazo rwose. mabuja we habaye iki se kandi? wino hano ureba yagagaye neza neza. ngo iki? mana yanjye we Sada iruka uzane amazi ashyushye hariya muri teremusi. ihute uzane na eswimeye. ibi ni ibiki koko nyagasani? mana yanjye we uba washyize muri iyi si kugira ngo abantu bashaka kwiyahura bajye baza kungwaho koko? niko seri warebye usanga nta handi wakwiyahura hatari hano iwanjye. mwegure mwereke ngaho fataho ku ijosi. gira yego ngaho mufashe Sada. girya mfasha gutya tumuvanemo iyi myenda itose. mwana we
izi nzoga si nizo wanyoye cyangwa wazijanditsemo kurura cyane rambura akaguru se kurura cyane ariko yankundiye se ubona ko zatose zamukuko ngaho rambura neza yanegekaye neza neza mabuja rero ubwo tumaze kumufubika njereka nigendere oya buretse kugenda sada fasha tubanze tumugeze mu cyumba tumworose ibintu bishyushye turebe ko hari icyo byatanga ngaho rero wikwigorere kumija mujana njenyine ariko jura amenya ko njya ariko si ushaka no gusetsa mu bikomeye sada ijoro ryiza mabuja ewe ngaho igendere sada ijoro ryiza nawe seri ndabizi neza ko utarembye ahubwo wirembesheje kugira ngo nkunde mugirire impuhwe nanze kugutamaza mu maso y'umukozi nta soni winyagije kuriya kuko ugamije iki ijambo na rimwe nabona reka mvuga imbere yawe uretse ko gusaba imbabazi furo gusaba imbabazi ndabizi ko nshobora kuba ntazikwiye bitewe n'uburemere bw'icyaha nagukoreye ariko bire gusaba imbabazi gusabye imbabazi ariko muzajya mubabaza umuntu mwitwaje kuzasaba imbabazi ubu se ko nshimye ngewe ndiho uko mbona ukazinsaba byoroshye ubu uzabuye ruzazimusaba umukuru ni ukuri nkikubise imbere ndatakambye mbabarira irari ryaganje ubumuntu naryiteranyije n'urukundo narakosheje narahema n'undi muntu rekeraho seri amagambo menshi siyo yatuma umara umubabaro wanteye urumva kuko nubwo ngukunda ku buryo ntareka kukubabarira hari ikizangora aricyo kongera kukwizera uvuze ko ukunda furo uracyankunda seri iki gihe gishize tutari kumwe ntacyo ntakoze ngo nkuremo byaranze ndakiye amafoto y'ubukwe bwacu ariko sinayasiba mu mutwe wanjye naciye ibaruwa zabuyera yasize nyandikiye nayo sinayisibye mu mutwe wanjye amaze ibyo byose biwubyiganiramo nkagira ngo burakenge gusaba agatanya ariko nkabura imbaraga ndagukunda cyane biragoye byabaye umutima we wongerwe mushya uwo mubabaro usibamemo mfite n'indi ndahiro narahira ngo wemere ko ntazongera kukubabaza gusa ariko furo ndasaba imbabazi mbabarire kandi ubundi rwose ibikorwa biruta amagambo none se nkubaze seri ubukwe wabo wazawe yera batwaye umwana we kandi yari yamumaye baramutwaye tuzakora iki ngo bamume tumurere tuzakora ikira icyo tuzakora kuko numva aricyo kintu cyiza nakora ngo nyire umubabaro mfite kuko n'uyu munsi ndishinja urupfu rwa zabuye ndagusabye ntuzishinje urupfu rwe nyiraba yazana n'ingihe watumye ankunda nibeshya ko mukunda kandi uwo nkunda ari wowe njye nakubajije ngo tuzakora iki ngo iwabo baduhe umwana we tuzerekana ko ari uwanjye kandi nta wundi ufite uburenganzira ku mwana wanjye nyiriho uzemera kujya kwereka seri
nzabyemera uzagenda uvuga kuri se w'umwana ubundi hakurikizwa amategeko ntazakuravurura wanjye mwana we bazambabarira ntibazanyuma umwana wazahabuyera we kuko yansabye kumamurarira ababaye rwose umubabaro yajyanye n'ubu musoma mu maso ye. muri iki gice cya kabiri cy'umukino umutima wimenya aho uwawo mubabaro